Bismillah. Nkuko Yesu Kristo yavuze ngo amahoro n'imigisha by'Imana bibane namwe, ngo abasigiye amahoro ye namwe mujye muyifuriza. Nanjye mbifurije amahoro y'Imana nk'indamukanyo ntagatifu, mugubwe neza. Rero uyu munsi ndashaka ko mwihangane kubera Imana, ndabasabye dutege amatwi ikiganiro cy'abantu bakora ubukwe buhenze. Ikibazo kirimo ni ese wowe ubukwe ukora bwaguhagara ngahe kugira ngo wumve yuko nyine wakoze ibyo ugomba gukora? Ese niki uba wumva ubundi ukeneye kibanze? Ese ubundi nyuma y'ibyo waspendinze byose nihe ubuzungukira, nihe uba wumva utumba wahuye n'ibihombo? Ni ikiganiro cyakozwe n'ubita Ashraf Ndayisenga, shaka nanamushimira cyane, ariko nifuje ko namwe cyabageraho na kibagezeho nibura ko gato na gace gato cyane na kasemo, kugira ngo nibura tugikurikire twumve yuko nibura hari icyo byatugiriraho nk'umumaro, nibura tukirinda gaspillage, kuko bya bintu tugaspilla hari ababikenera bikabagirira umumaro. Murakoze cyane. Muguri ibikenewe apana kurenza. Asanga bakoze budget ngo ubukwe bwose buzatwara miliyoni 10 urugero, ngo reka turenze izindi 5 ngo z'agateganyo z'ibindi bishobora kugira. Allahu akbar, Allahu akbar. Nas'alullah as-salamata wal afiya. Icyakarindwi, lubsu kathirin minan nisa fi hafalati az-zawaj al-libas al-ari. Abagore mu makwe benshi kwambara imyenda ibambika ubusa. Umwenda wose, tega amatwi mugore, niba uri umugore wemera Imana n'intumwa yayo, ibi ngibi ubyumve. Umwenda wose ugaragaza uko uteye ntabwo ari shariyo. Wera uyu munsi uhita unabimenya. Umwenda wose ugaragaza imiterere yawe niba uri umugore, iyo si shariya. Iyo ntabwo ari shariya mu Islam. Nuna wambara jya wumva ko wambaye ubusa. Uwo mwenda ntiwemerewe no kusariramo. Umwenda wese ugaragaza imiterere yawe. Shariya ni umwenda ukurekuye. Umwenda ukurekuye. Umwenda umuntu akubona ntamenye uburyo uteye. Keretse uramutse ubyibushye cyane ku buryo umuntu akubonye niyo wabambaye shariya guti kurekuye gutamenya ngo ufite umubiri munini turabyibushye. Umubyibuho nta wawurwanya ngo bishoboke, ariko uri muto. None umuntu akabona umukobwa yambaye agakanzu kamubanye, akazu akada kari hanze, uburyo gaforomye kose, yewe hari n'igihe noneho n'umukondo ubona uburyo umukondo uteye. Allahu akbar. Ibintu byose umubiri yawutunaritse wose uri hanze, akenda kagiye kakamubana. Ubu n'ubwenge kwera ibi. Iyi myenda ikubuza n'amahoro, urumva wowe ufite ubwenge ibintu wambaye. Amakwe imyenda yambarwamo n'abana b'abakobwa n'ibindi. Ni bungahe mu bukwe wowe uzi, wowe uri kuntega amatwi ubukuzi umukobwa yambara sharia nyayo? Burabaritse kwijana. Sharia nyayo ni sharia wambara ukikwiza ugasiga uburanga n'ibiganza gusa. Ibindi byose ukabisiga. Ni ibindi ntihagire n'ikindi na kimwe kigaragara ku mubiri uretse uburanga. Uburanga, iyo tuvuze uburanga ntabwo ijosi ryinjiramo n'amatwi ntiyinjiramo. Uburanga n'ibiganza byonyine nibyo ugomba kugaragaza. Hanyuma ikindi nahasigaye ukambara imyenda ikurekuye itagaragaza ikintu na kimwe cy'uburyo uteye ku mubiri. Iyo niyo sharia y'umugore, kugera hasi ku birenge ugatwikira. Twambara sibiki abana b'abakobwa ibyo bambara buri wese arabizi, nta ngo impaka kujya kwirushya tubivuga. Uregeye wambaye ubusa ngo none ukeneye baraka mu bukwe, ukeneye baraka mu rugo ugiyemo, uziye baraka n'uburyo uri kwiyambika ubusa imbere y'abantu. Nas'alullah as-salamata wal afiya. Nas'alullah as-salamata wal afiya. Imyenda abana b'abakobwa bambara Imana yonyine wallahi biteye ubwoba. أو المفتوح أو الضيق الذي يصف البشرة. Imyenda ifunguye agatuza kari hanze, cyangwa imyenda imubanye umubiri wose ugaragara uburyo ateye. أو الخارج عن الحياة, imyenda igaragaza ko umukobwa nta soni afite. حتى لو كان عند النساء, yewe niyo wabona yambaye uri kumwe n'abakobwa bagenzi bawe n'abagore bagenzi bagomba kwambara neza, ntabwo ari ukwambara ukibana. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إيمان صلى الله عليه وسلم أمر حديث يا مسلم رتبقى صنفان من أهل النار. الله أكبر. ubwoko bubiri bw'abantu bazaba bari mu muriro. Ubwoko bubiri bw'abantu bazaba bari mu muriro, lam arahuma ba'du, sinigeze mbona abandi nyuma yabo bazaba bari mu bihano nkabo. Qaumun ma'ahum siyatun كأذناب البقر يضربون بها الناس. ubwoko bwa mbere ni abantu bagenda bafite inkoni zimeze nk'iki, nk'amahembe y'inka.
bagenda bazikubita abantu. Ibyo ntabwo ari cyo dukeneye. Icyo dukeneye ni ikihe? Wa nisaun, mtume yavuzemo n'abagore kasiyatun, barambaye, ariyatun, ariko bambaye ubusa. Bambaye imyenda ariko n'ubundi bambaye ubusa. Arambaye ariko ntiyambaye n'ubundi. Mumilatun mailatun, abagore babi bashinzwe kwamamaza imico mibi ariko kazi kabo ndetse banangiza. Inwa Imana iti ruusuhunna ka asnimati albukhti almaila, imitwe yabo bafite ibintu bimeze nk'imimbunda bapfunyigagurika, bya bitambaro byinshi. Akagenda akambara ikintu ku mutwe kirekire kimeze nka wa mugongo w'ingamiya. Wabonye ukuntu umugongo w'ingamiya uzamutse hejuru, agapfundikiranya ukagira ngo afite imisatsi, akabikora nk'umumbunda, ikintu kireba hejuru. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aravuga ngo la yadkhulna aljanna, ntibateze kuzinjira mu ijuru aba bagore, wala yajidna rihaha, ntibazumva n'impumuro y'ijuru. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, mtumati kandi impumuro y'ijuru umuntu azayumva ari mu birometero n'ibirometero bingana gutya na gutya, ariko bo ntibateze no kuzayumva. Abagore biyambika ubusa, barambaye ariko ntibambaye. Aravuga ngo yambaye ikanzu y'umugeni ariko akatuza kari hanze, amatama ari hanze, amatwi, amaboko ari hanze, hanyuma ikibuno cyose yakibanye kiri hanze, hanyuma ngo yambaye biki? Natwe abagore bacu disa bahajati nabo bakajyamo bagakoma amashyi ngo bana bacu mashallah mashallah, ibiki abana bari gukora haramu, namwe muri gukoma amashyi. Abantu dutinya Imana yakhe, tureke gusherekera ibintu nk'ibyo bipfuye. Tubwira abantu bakwangire ko babwije ukuri. Abantu subundi niba kwishimira bari kugomera Imana birakumarira iki? Babwiza ukuri bakwange kubera ko babwiye ukuri. Bayisilamu dutinya Imana, wallahi dutinya Imana. Qad su'ila Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, Ibn Uthaymin Imana imugirire mu gihe kimwe yigeze kubazwa an huduri alhafalat almustamila ala almunkirat. Bamubajije kujya mu makwe nkayo ngayo tuvuze arimo ibyo bintu byose twagiye tuvuga. Faqala, aravuga ngo huduruha wajib, kujya mu bukwe ni itegeko. nk'ubwo idha kana al-insanu yastati'u bihudurihi an yughayyira al-munkar, kujya muri ubwo bukwe ni ngombwa, ariko ku muntu uri bubujyemo akabuza ibyo bibi bikorerwamo, we ni ngombwa agiye yabibuze wabibasha. Wa amma idha kana la yastati'u taghyirahu fa inna hudurahu munkarun muharramun alayhi, ariko umuntu uri bujyeyo nayo ngo agaceceka gusa ntacyo ari buhindure, wahubwo abujijwe kujyayo. Igihe uzi ngo urajyayo ntugire icyo uhindura, wowe ntiwemerewe no kugerayo. Wala yajuzu fi dhalika ta'atul walidain, aratubwira ngo kubigendanye n'ibi ntibyemewe no kumvira ababyeyi. Niyo bakubwira ngo ngwino mu bukwe umeze icyo ntiwemere kubumvira. Wala ta'ata az-zawj, ntibinemeye kumvira umugabo niyo yakubwira ngo mujye mu bukwe buri bukorerwemo ibyo bintu. Hatta law farada anna al-walida wal-walidata idha lam yahdhur al-walad min dhakarin aw untha hadhihi al-hafalat hasala minhum ghadab aw za'al. Niyo twabona ko aba babyeyi bawe nutajya mu bukwe umeze gutya bari burakare cyangwa se bakagukunjira isura, ntago wemereye kubumvira. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ntibyemewe kumvira ikiremwa usuzugura uwaremye ariwe Allah. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ kwanza aratubwira ngo wala yu'addu dhalika min al-uquq, ibyo ntibibarwa ko basuzuguye ababyeyi, ahubwo wumviye Imana. Amen, twumvire Imana.